ku murongo wa 5 kugeza 8 dusome Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 5 kugeza 8 bavuga ko Uwiteka avuga ati umuntu wiringiye umuntu akishima amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka bazaba bameze nk'inkoko ye mu butayu kandi icyiza ni cyiza bazakibona kuko bazatura agasiko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo karindwi umuntu wizera Uwiteka Uwiteka akamubera ibyiringiro 8 kuko azamana n'igiti cyatuwe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi ntikizatinya amapfa ntacana ahubwo ikibabi cyacyo kizamara n'itoto ikizita ku mwaka wacanwemo amapfa kandi ikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Urwandiko Pawulo yandikiye Roma, urwandiko Pawulo yandikiye Roma igice cya 5 umurongo wa 5 n'ubundi ayaho aravuga ngo rero ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Amen. Turashima Imana kandi twemereye kugaruka hano, turashimira abayobozi kandi babyemeye ko duhagarara imbere yanyu, turashimira abakozi b'Imana bavuga ubutumwa butambutse ijambo ry'Imana, turashimira abaririmbyi bamaze kuririmba, turashimira namwe bakristo muteze amatwi ijambo ry'Imana n'ubuzima Imana bumushi. Amen. Nakiri nashize bene so nyinshi ariko nimuzakire babatashye. Turi kuganira n'ijambo rivuga ibyiringiro bizima umuntu w'Imana akwiye gutunga kuko bishingiye ku Mana. Kumva kugaruka amagambo yo kwizera cyane. Imana ishaka ko tuyizera. Hallelujah. Kwizera Imana nibyo bikwiye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ndabibutsa ko ubundi hari igihe abantu dufata ibyiringiro tukabishyiraho bitakagombye kuba bishya. Bamwe biringira ibyubahiro byabo kuko hari igihe ugihabwa yewe hari icyo uhabwa n'abantu hari n'icyo uhabwa n'Imana, ariko ibyo ntabwo ugomba kubitinda, ukwiye gutinda ku Mana. Ikindi hari igihe Imana iguha ubutunzi ugasanga umuntu yiringiye ubutunzi. Ikindi hari igihe umuntu yiga ugasanga afite amadiplome menshi ugasanga ibyiringiro bye birahari. Hari igihe umuntu agira imiryango ikomeye ugasanga ni igihe umuntu yibera n'ibindi munabyiringira uko asa, munabyiringira uko ateye, munabyiringira uko avuga, uko abantu bamwumva. Ndagira ngo mbabwire ibi bintu byose mubona abantu bashyiraho umutima birashira bikanahinduka, ariko Imana twicaye imbere ntabwo ihinduka. Ababyeyi barapfa twari tubafite tukababura, ariko iyo bagiye Imana ikomeza kubana natwe. Amafaranga arashira ariko Imana ibasha kukubesha hata na hata. Abantu bakuvaho bakagenda ariko Imana ntabwo ari nk'abantu ikomeza kubana nawe. Hallelujah. Ndabibutsa ko na diplome zitagaciro ariko Imana igakomeza yigira Imana ku buzima bwacu. Sifa kwa Mungu. Amen. Kwizera Uwiteka byiringiro bikwiye kugumaho. Umuntu ntabwo yari akwiye kureba urwego ariho, yari akwiye kureba Imana yabikoze. Umuntu ntabwo yari akwiye kureba igipimo cy'amavuta agezeho, yari akwiye gutinda ku Mana yamuhaye amavuta. Umuntu ntabwo yari akwiye gutinda ku iterambere afite, yari akwiye gutinda n'andi Imana yakoze ibyo ngibyo. Amen. Umuntu ntabwo yari akwiye gutinda ku bumenyi atunze, yari akwiye gutinda n'andi Imana yemeye ko atunga ubwo bumenyi.
Haleluya. Sifa kwa Mungu. Amen. Ibyo bintu bibasha guhinduka kamera n'utinye gutunga na kimwe, ariko ijambo riravuga ngo iyi mfatiro zishe ese ubucyatsi zumvikana ko zigeze se urufatiro rw'amafaranga rukagenda, urufatiro rw'ubwenge n'ubuhanga, urufatiro rw'ibyubahiro by'umuntu yishingikirijeho bibasha kunyiganizwa. Ariko dushimira Imana naho byanyiganizwa umucya akomeza kubeshwaho no kwizera. Sifa kwa Mungu. Uyu ni Yeremiya. Yeremiya ni umwe mu bahanuzi bakuru bahanuye. Yeremiya yahanuriye Abisiraheli. Yabahanuriye mbere y'uko bajya mu bunyage, yongera kubahanurira kandi bariyo. Yabahanuriye mu gihe kimeze gute? Ni igihe cyari kigoye cyo gusubira inyuma kwa Isiraheli. Barakoranye divorce n'Imana. Igihe cy'isubira inyuma cya Isiraheli gikaze. Mu buhanuzi rero, nubwo Imana yavugaga ibintu bikomeye, ariko intego y'Imana kwari uko Abisiraheli bava mu bigirwamana bakongera bagahindukira Imana. Ndabibutsa ko Yeremiya yarahanuriye arabiziba, arahanura aratotezwa, ariko amagambo Imana yamunyujijemo yarasohoye. Abisiraheli ndabibutsa ko niba abandi bakomoka ku mugabo bita Aburahamu. Aburahamu akomoka kwa Tera. Tera yari mu mukira n'umuntu ucuruza ibigirwamana bwari bwo buzima, ariko Imana ireba umuntu bita Aburahamu imuteza inyota yo kubishaka. Abona ubuzima muri abo b'ibigirwamana kandi Imana zimeneka, Imana zidafatika. Muri we yiyumvamo ikintu cyo gushaka Imana nyama, Imana baterura, Imana basiga amarangi, Imana bajya kugura. Izi ni Imana. Atangira kumenagura, ariko asanga birameneka. Muri icyo gihe nicyo gihe Imana yamusanze, iramubwira ngo uva muri iki gihugu ugiye kujya mu gihugu nzapera. Imubwira ibintu birindwi, iramubwira ngo nzogeza izina ryawe. Ikindi, nzakugira ubwoko bukomeye. Ikindi, uzagira urubyaro rwinshi. Iramubwira ngo uzakwifuriza umugisha azawuhabwa, uzakuvuma nzamuvuma. Ahaguruka asize iby'iwabo aragenda, agenda yumvira Imana. Ubu rwagendo nakwita sitarago, nta gisobanuro, nta cyerekezo, ariko Imana ikagendamo. Ariko hari ikintu gikomeye yakoze, yumviye Imana agira ibyo asiga. Ibi bintu by'Imana kugira ngo biryohe ni ukugira ibyo usiga. Ntabwo ibi bintu ari iby'abagore n'abagabo gutyo gusa, n'abasore n'abakobwa ngo turekere. Ni iby'abo bantu ariko bafite ibyo basize. Niba birimo utari wasiga uri imperekeza, hari abantu batari basiga baragenda ariko batarigeze basiga. Ibyo bintu akabirimbana, ibyo bintu akabisengana, bakabimuhera icyubahiro, bakamuha icyubahiro mu idini agifite ibyo. Ariko ntibikuraho kwimperekeza. Umuntu agomba kugira ibintu asiga. Imana ishimwe. Amen. Aburahamu yumvira Imana, ariko kuba yarumvira Imana ntabwo byamukuyeho umubabaro, ntibyamukuyeho gusuzugurwa no gutukwa, ntibyamukuyeho kuba agaragara nk'umuntu utagira ubwenge. Ariko dushimira Imana y'amahoro yari yaravuganye n'Imana. Reka mutangaze ibitangaza. Igihe cyose ijambo Imana yakuvuzeho ritari ryasohoka, ihangane uko abantu bakubona n'uko bakuvuga, kuko abantu ntabwo bemezwa n'amagambo atagira ibikorwa, abantu bemezwa n'ibifatika. Murabyumva? Uku mwicaye aha ngaha kuko mumeze nanjye bikomeze. Yego, icyo gituma ijambo Imana ikuvuzeho ni wowe rifitiye umumaro, ni wowe uzaho navuga
bitera kubaza psikolofizi y'abana bizagenda umubwira ngo Imana yaravuze ibyo kwa diregiteri bikora. Umugore washatse asiyo ntabwo ugenda umubwira ngo Imana kabone n'ubwo yabivuze none amuhanuza agiye ariko ibyo ntabwo wabimurata ntabwo bikora. kabone na hariya mu modoka no ku igare ry'umunyonzi uburyo umuhaye kashi iyo ndirimbo ntabwo ihaba. Mu bitaro hariya iyo ndirimbo ntihaba. Ijambo Imana yavuze rigira agaciro no kuba iyo risohoye. Haleluya. Mu gihe ritari ryasohora uri injiji, uri ikigoryi, uri ikibara, uri ikiburaburyo, ntugira hepfo, ntugira ruguru, ntawagukamira, ntawaguhamitasiyo, ntawakwikoza. Ariko iyo risohoye amagambo ashira. Haleluya. Shimiye yavuganye natwe kandi ibyo yavuze biri inyuma kandi amagambo y'abantu nta buzima ntabwo Imana izitugisha ubw'ibyo bavuze n'uburyo bakobye n'uburyo bakujinyoye n'uburyo hari ibyo bahagazeho bakavuga ngo ibi ntibyashoboka. Yabivuze niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Tunamenye kuri Imana ntabwo irimo kambuce ijya kuvugana natwe, ntabwo irimo primusi, oya ni Imana idasinda mu kabari bivuga ibintu idafite. Haleluya. Ndabibutsa ko Imana irafite. Abaturage natwe bashobora kujya mu gitaramo bakaba yamara gusinda agasinda agatanga agasozo adafite, agatanga inka adafite. Ariko Imana twicaye imbere ni omnipota, ni omniscia, ni omnipresa, yitwa ishobora zose, yitwa Imana imenya zose, yitwa Imana ibera hasi icyarimwe. Yabivuze kuko ibibona kandi yabivuze yabiremye yarangije mu isi y'umwuka ikabirukana. Nicyo gituma utarangirana n'ibihe kuko ibyo Imana yavuze bitoroshye igihe kikabibwira ngo itonde wimufatiranya kuko hari ibitari byasohoka. Nyamara dufite ijambo ryaho yandi magambo niyarusha gukomera. Ibyo bigambo byo muri karitsiye ni ijambo rikaze muzaba mugize neza mu gitabo. Umva ijambo ryaho riravuga ngo kuko mubona rimeze ngo nk'itarasi rimurika ahacuze umwijima. Icyo gituma umwijima urakugota ariko rya jambo rikamurika. Abantu bari hano bashokoje sinjya mvuga kuririmba ngo zongera akaguci yavuze ngo zongera naho yawe atari Imana atari umuntu bigiye gute Imana ishimwe. Nta muntu wakwitabira imvugo y'Imana. Icyakora incakura zabimenya zikadindiza imyaka ikaba yakwiyongeraho gato, nazo zikabaza zigakoresha imbaraga zabo z'umurengera bakikunza bakinyara mu isunzu. Imana ikabihorera bakagerageza. Ndabibutsa ko mu gihe cy'Abisiraheli mu gutaha niko byagenze. Farawo yumvishe ko bagiye gutaha yagikunguje yongeraho ingahe 30 arabishora. Ariko aribwira ngo Imana yarekeye aho igiye kumanuka izana izindi z'umurengera. Izo z'umurengera zakubise amagare n'amafarashi zishe abana b'imfura. Izo z'umurengera zamanuye inda n'ibihugu. Izo z'umurengera zitandukanye inyanja.
gushaka aza kubyara abandi bana Yakobo na Esawu. Yakobo murazi kwezi kuko 12 isubiye inyuma gatoya inkuru y'iryo risubiwemo. Urazi ko ari Aburahamu mu munaniro no kuramba imvugo bijya bitubaho nubona byakubayeho siwe wenyine n'abatubanjirije byababaye. Aburahamu abaza Imana ati hoya urumbwira muzangirira neza ariko ndabona bitazashoboka impamvu ndashaje shimi ndabona umuje n'uzara kubyara. Ariko iyi Mana ntabwo bifite ubwo kuvugana nawe nubwo utagira hepfo na ruguru. Imana yarebye Dawidi utagira amashuri ikareba Dawidi utagira umuvugira, ikareba Dawidi uri mu ishyamba mu nyamaswa, ikareba Dawidi utazi gushiba utazi sariba, ikareba Dawidi utazi kugenda ku igare cyangwa ku ifarashi ikamubwira ngo uzaba umwami. Imana iravuga ntacyo yitaye. Icyo abantu batakubonamo n'Imana ikubonamo, nyamara abantu batakubonamo Imana ikubonamo. Sifa kwa Mungu. Na Dawidi yabaye umumaro biturutse kuri yo, ubundi uzaba umumaro biturutse ku Mana isumba byose. Ngawe umuntu w'umusaza ugeze mu myaka 100, reba umuntu w'umukecuru ugeze muri za 80 hajya Yesu n'umure menopause, hari ibyiringiro byo kubyara abize ubuganga. Wahagarara ukatwemeza ko umuntu w'imyaka 80 yabyara. Ibyo ntibibaho mubize iby'ubwenge bw'isi byo ntabwo. Ariko ikintu gituma Imana yituma ni ukikora iby'abana b'abantu badashoboka. Iki nicyo gituma yitwa iki? Ikindi cyangwa gituma yitwa Imana ni uko ari Imana. Haleluya. Ikikora kandi ibimenyetso bihari nuko byashoboka. Ntazi Imana irakora. Kugeza kuri zero. Nta kimenyetso cy'uko yabikora bikuriduka. Iyo basengukaga bajyaga kubona bakabona iracyahagaze. Ariko mu isi y'ubu Imana yarabikora. Ushobora kwicara no kwibwira ngo nta Imana iri gukora. Ubundi Imana tuyibona kuri finale. Ariko mu isi y'umwuka wari ibiyatimba cyangwa abantu guhagarara muri opozisiyo yawe ayigushize n'ishaka kugumaho. Ibindi byo bya Yeriko, izo nyanja, abo ba Farawo, abo bigize ishyano rya Gashyantare, izaba gusekurira, izabitimbagura, izakurikurira Yeriko. N'uyu mwanya ntabwo wicaye hakumva, wicaye haguco gusa ngo wumve aya magambo. Mu isi y'umwuka irimo irakora. Bagishime bagiza kugira Abrahamu aseko nubwo tuganira ufata intama, ufata ihene, ufata intumwa, ufata inuma, ufate impfizi y'inka ushyire y'igitabo. Ariko nawe ufite inshingano zo kubera amaso icyo gitabo kuko ntibuze kuza mu nzu. Undi rero arwana n'impumuro nazo zishaka inyama, ariko azakunanirwa arasinzira umusaza. Asinzira impumuro nazo ziraza zikoraho. Imana igiye kumubwira avuga ati rero ni imyaka 400 ku rubyaro rwawe. Aho hari ibintu byinshi Imana bari igihe ikintu cy'amakode, ariko nicyo nishimiye muri iri jambo. Ubundi akenshi twisanga mu byo tudashaka, ariko Imana ishaka. Ikindi kandi ibyo udashaka kugira ngo kwinjizemo Imana ibipimo impamvu ituma ujyayo winjirayo. Hatari impamvu y'Imana ni ukuvuga ngo ntihari, ariko Imana ibiremera igituma uri bamwe. Sifa kwa Mungu. Haleluya.
icyo ni cyo Imana yashaka. Ubundi Imana mu migambi yayo ifite gahunda yo kuzajya mu Egiputa ikicarayo nubwo yari isanzwe ihari, ariko Imana ikunda kuba ahantu cyane harimo n'abantu bayo, kuko yaravuze ngo nzagendera mumwe murere rumwe. Isirayeli rero bwa bwoko bw'Imana bwagamo n'Imana. Imana yashakaga kwinjira Egiputa. Mpamvu Egiputa ni nko kuvuga Amerika y'ikishi. Bariya bantu Imana yari yarabahaye imbaraga n'ubwenge n'ubuhanga. Murazi iby'amabanki, murazi ibyo kwandika, murazi iby'imibare niyo bitunga, ariko bishimira ibigirwamana n'ubwenge bwabo. Imana bayitesha agaciro ku mugaragaro, barangije biremera imana zabo. Imana ya mbere basengaga, iya mbere ni ikirere. Basengaga ibiva mu kirere byose bakabyita Imana. Icya kabiri bagasenga imigezi, ikindi bagasenga ibibumba, ikindi bagasenga ibiti, ikindi bagasenga abantu. Murazi ko Imana yohereza Mose, mu bintu Imana yabananiye harimo n'ikirere, hakabamo n'imigezi. Yari irimo ibangamira ibigirwamana byayiteye ibanga kuva kera. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Bikirere kubera ishyari binyuze kuri Yosefu baramutugisha porosesi ntabwo nayivuga yisangayo agumayo, bakajya bavuga ngo ntabwo tuzamutukamira, ntabwo nta muri n'inzozi. Ariko wabonye abantu barwana bakarwana n'ibintu Imana yavuze batazi igihe bizasohoka. Umuntu akarwana n'imvugo gusa yumvishe gusa ngo umuntu gushoka yavuze yavuze amajwi komoka Imana. Abantu barakina ko niba ari Imana ikunda kureba filime z'ibigoryi. Ibirega biba nuko ufata filime ukayitegereza ukumva ishizemo isari, ugahingira ukavuga ati ngiye guhindura. Nandika Imana reba filime z'ibitabo Imana kuko we nayikarambirwa kazini. Imana yararengeye kuvuga, ariko rwari ruturutse kuri kugira ngo yinjire mu bwami bw'Imana, mu bintu bizakwereka ko uzakomeye cyane kugira ishyari. Buriya nubwo waba utagira n'igiceri kuri konti ariko ukabona abantu bakugirira ishyari, uzamenye ngo mu isi y'umwuka urabaruta, kuko nta muntu urwanya watabona. Ntabwo bibaho. Igihe cyose uzagira amavuta ukabona atagirira ishyari, ayo mavuta uzayasubiza iwawe y'Imana. Igihe cyose uzagira umugisha uturutse ku Mana ukabona nta banzi ugira, wasubiza uturuka ku Mana. Twebwe duhora mu ntambara, mu bintu byerekana umusirikare ni urugamba. Twaba dukeneye mu rugamba, twaba dukize mu rugamba, twaba tutaremye mu rugamba. Wambara neza ukarisya n'ubwo Imana ibiturindiramo n'ibiryo bigataga n'amakuba by'umukiranutsi n'ibyinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, arinda amakuba ye ntakarige cyane. Azagira ngo yakutije kuri ibigeragezo, yakubwiye uko rwiza ariko ntiyakubwiye n'intambara za nyoko. Yakubwiye abana ariko ntiyakubwiye n'indwara bazagenda barwara. Nimba uzapfushamo 2 muri 5 yabaye icecetse, ariko irabizi. Nimba hari igihe kizagira umugabo agatorongera akamara imyaka 5, irabizi n'igihe izamugabira. Nubwo itavuga hagati, ariko ubundi se hakumenyesha ubundi wakora iki? Niyiharwara yahavuga itahavuga niyiha. Iyo mpamvu y'ishatsi n'icicikira kugisha hagati, kubera ko n'ubundi ni Imana hagati n'iyirwana. Imana ntihabwa icyubahiro. Haleluya. Ubundi kiganiro baboneye Yesu nk'umwami n'umukiza, mbere ngo watangiye urugamba. Iki gisirikare wabonye umusirikare witekereza, wabonye umusirikare wambara ibyo ashaka, wabonye umusirikare uhita mw'ibyarya. Abasirikare bo kuvuga mu maraso, abandi bo bakubwira ko ntabwo twebwe tuvuga muri aya maraso. Mwihangane rero. Haleluya. Kandi nibura n'ikisi buriye kinini, iki cyo ntabwo
cyoroshye, ntabwo cyoroshye tukivugisha amagambo. Amen. Bibiliya itubwira Yosefu yabaye Egiputa, aba yari mu buzima bwo kuba yarashobowe, ariko yaravuganye n'Imana. Izamurwa ryo sinditindaho, ariko byarangiye azamuka. Cya kimwe n'abo bandaga baje kumupfukamira. Iyi Mana irinda isezerano, nubwo amakuru yari aharavuga ngo yarapfuye, ariko ibyo bavugaga byari ibinyoma. Abantu ni abahanga, bazi guhimba. Nicyo gituma mukwiye kwizera Imana kurutabara, kuko aba bantu bazi gucura inama bakazuzuza. Abantu ni incamo, bacura inama barayuzuza, bajyana ikanzu ye bayimwambuye, bafata amaraso y'ihene, umusaza ajya ku kiriyo cy'ihene kandi umwana ari muzima. Amara iminsi abiri ihene kandi Yosefu ari muzima. Wari uzi ko abantu batwica twibaza? Oya, naratangaye. Buriya hari abantu bakorana n'imbaraga mbi, agafata isanduku akagera akayigura, akayishyingura, agatongera mu mwaka uzapfuye. Iyo Imana itahaba wagenda. Bagize ngo baguhamye rimwe se. Cya gihe muri kubona urupfu rw'ikarakaza, burya hari ibiba byakozwe n'Imana iduhagarara. Mwibutse ko baragenda bakoze itariki y'abatoya amashashi ari kuzenguruka muri kabo, akabizinga, akaba afite ibimenyetso byabo yabikoreye bigasohora. Imana ikaguhagarara. Haleluya. Muri icyo gihe ukaba wambaye iminsi irindwi ukajya kwa muganga, ariko gahunda rwawe gusara sifa kwa Mungu. Bakaguha iminsi urugo uzaba uruvuyemo, barwinjijemo bashaka, ariko bikananirana, cyangwa tukabona ibimenyetso by'ibyendaga kuba. Bibiliya itubwira ngo inzara irabakubitira neza, baza baje guhaha bafite impiya, agasuzuguro kabo yarangiyemo, inzara yarabemeje gushimira Imana y'amahoro, bajya bakwishimira hejuru ngo barafite, izakubita ibyo bituma bishongora bazisa. Yatari inzara ntabwo bari gupfukama, dushimira Imana izahantu yakana. Na Pawulo yarakanze, yikubita hasi hejuru yo kuba ari umufilozofe, hejuru yo kuba ari dogiteri, hejuru yo kuba ari umufarisayo w'abafarisayo. Imana ikanze tuyisanga hasi, acira bugufi Imana. Imana ntawe itinya, Imana iteye ubwoba. Inzara irabakubita, bakubitana n'amafaranga, babura aho bahahira. Icyakora bamenya amakuru y'uko muri Egiputa hari ibyo kurya, bagenda bakurikirana ibyo kurya, ariko ari Imana ibashoboye kugira ngo bajye gupfukama nk'uko babyumvise bakabirwanya. Imyaka n'imyaniko, Imana nayo yaravuze ati mubirwanye, ariko n'inzigo kuri jye muzabikora mutabishaka, ariko mubikore. Muzafirira umunezero w'umwana wanjye mutabyemera, ariko muzabikora. Nanjye nzohereza ingabo yitwa ibibacunde, ibavane mu bugoryi bw'ubucucu, muzamenya ko ari Mungu. Sifa kwa Mungu. Maze rero ukurikira umuntu ufite amafaranga n'abari kuyashaka, baravuga ngo uyafite ntiwaba wumva wasonza uyafite, wasenga uyafite. Muzajya muri Kristo muzasanga abayafite bafunze, muzajya muri Faisal cyangwa muzafate amatike y'indege mujye muzasanga abayafite barwaye bayatanze cyane. Reka nkubwire, oya, 90% ntabwo turengerwa n'ibyo dutunze. Uko Imana ikiza abakirwa, nandika Imana igakiza n'abakene indwara. Umuntu we ruhande akeneye Imana, ntabwo amafaranga yagize zose, ntabwo akora zose. Imana niyo ishobora bingahe niyo bababwiye ko ibisazi byafashe umuntu babitungaho amadolari.
haleluya. Ashobora bingahe? Imana nishobora bingahe? Baraza barapfukama ati nyagasani nama barabamenya ati hehe murabatasi, ariko ni ikintu Imana yavuganye nabo izabikora bagihari. Harabizahindiriza umunsi wawe, kandi uwo munsi barwanyije uzaba ubereyeho kugira ngo bakoze isoni nabo bakibaha ijambo nk'uko barigushizeho izina ry'Uwiteka rikabicura. Sima kwa Mungu hari ikimenyetso cy'ibyiza cyiza kugira ngo abanzi bagende bashobora bagere gute ntabwo bikoreye bibiri sifa kwa Mungu, ariko ibyo ngibyo bibiri abagize gute abizeye Uwiteka. Bibiliya itubwira ngo muri icyo gihe Yosefu aza kubamenya, arabibwira, bararira, nibaje kubashyira muri gereza barababarira, baragera babwira ati mujyane ibyo kurya mujye kubwira data baguciye ikintu niko mpari. Barangije baramubwira isarumirwa, amarira arashira, ariko arongera aratuma ati mumunzani mwese muze muture ahangaha niho hari ibyo kurya. Baraje baba muri Gosheni hari ahantu heza habereye ubwatsi, habereye ikindi cyose cyo kurya n'ibyo kunywa. Bahafitiye amahoro firinda ingoma ya mwene so, kandi niko biri nanjye nakwirata navuga ngo ndi amahoro. Oya, ntabwo uri amahoro kubera mwene so, uri amahoro ku bwa garafurere wa Yesu Kristo. Imana nashimye. Ariko bizaza guhinduka Yosefu arapfa, uburetwa butangira. Bivuga ngo muri aka gakiza y'Imana guhamagara rimwe na rimwe ikunda gusohoza iby'amarangamutima yawe kubera ko iba ikikurera, ariko hari igihe kigera birya byose yaguhendahindagamo bikananirana, ukaba wabona n'umurwayi imyaka 10 ikakurinda ufite. Hari igihe kigera kwa kundi wanamubwira isanzwe ikagabanya ibyo kurya n'ubundi ukabaho. Hari igihe kigera birya byo gutunga byinshi ikabigabanya ndetse ukabaho nta nabyo, Imana ikakwereka ko ishobora bingahe. Bijya bihinduka no mu gakiza bakakugambanira, bakakuvuga nabi, bakagusebya, bakakuroga, bakakurogesha. Biravuga ngo ariko ibana nawe muri bingahe ntabwiza tuza kuri y'amakuru. Imana ishimwe. Ikiza neza yakwiringira. Bibiliya itubwira ngo batangira imibabaro, baratesekara, bakora uburetwa bw'igihe kibi, ariko muri ubwo buretwa bari bafite amakuru kwandikana. Abahungu bishwe barahanurirwaga, abangaba ubwabo bararotaga bakere, kandi n'amateka bari bayafite y'ibyo bari baravuye bakiri muri Gosheni bagifite amahoro, yuko hari igihugu cyabo barazwe cyabayemo sekuruza wabo Aburahamu, kandi uko batari bafitiye amahoro mu Egiputa, ni itorero rya Kristo nta mahoro dufite turi mu isi, turi abagenzi tukaba n'abimukira, ariko icyabakomezaga ni amakuru avuga ko hari Kanani. Icyo nicyo cyabemezaga ko bazaba amahoro. Inzara yabaryaga, bakabwirwa ibyo barose ko babonye bahunika mu gihugu kitari cyo mu Egiputa, bakibuka ubuhanuzi bakuwe n'ijoro cyangwa ku manywa bari muri ubwo buryo, bakibuka ya magambo babwiwe n'Umwami, bakibuka za nzozi. Ngibyo byatumaga Umwisirayeli n'undi bakomezanya ngo muri cya gihe cy'imibabaro bakamubwira ngo ibuka bya bindi Imana yavuganye natwe ihangane, nubwo tumeze nk'abatari ariko tuzaba, tutuye nabi ariko tuzatura neza, nta gaciro dufite ntaho tuzagira agaciro. Wikibagirwa ihangane. Ikitunezeza nubwo turwara tuzajya mu gihugu batarwara, nubwo badusebya tuzajya mu gihugu kitabona abanzi, nubwo abarozi bahari iwacu nta barozi babayo, nubwo imbunda ziturika ariko iwacu nta mbunda ziturika zibayo, nubwo abagambanyi bahari ariko iwacu bendesha. Muri ringira rimba ngo sinzabona y'abanzi bandikundi, nta n'icyo nzahora mu ijuru ry'amahoro. Navuga ngo nzashima Imana mvuze ngo umva iyo turya
nta marira abayo, amaherezo impamvu isanduka kandi Pawulo yavuze bafite amahirwe n'abanje gupfa bakigenga n'abazaba bakibona bazahindurwa. Impanga nivugira mu kirere, Satani n'abadayimoni bazakubitwa hasi, itorero ryambikwe izindi mbaraga, ya mibiri itayambaye kudapfa, ya mibiri isaza yambaye kudasaza, ya mibiri y'ibinyantegeke yambaye imbaraga, ako kanya izamurwe. Abazaba bakiriho bambaye mu myambaro no mu mafaranga no mu bucuruzi, basohoke mu mabutike, bafiyo bari mu mashuka bagedeye, bari mu mashuri bigisha, abari mu mabanke, abari mu nsengero, abari mu birori, Umwuka Wera azamushwa bakabisha usigara haka bahite ko basanganire Yesu mu kirere, kandi azaba ahagaze aho hejuru, azakoza ikirenge ku butaka, nirema abera bazazamuka, ariko uwazamuka azaba ari ku manywa, tugatera metero abanyabyaha bakabibona, tugatera iya kabiri abanyabyaha, ariko hari icyo byamwiyuka ukuzamuka kw'itorero, abera bazaba buzuye imbaraga, bazaba babibwiwe, ariko ngo bazagenda bavuga ngo wasibure, wasiburaho aho wahereye tuzengereza sigara n'ibyawe banje. Icyo ni ubutumwa bwiza bushingiye ku bintu bine. Icya mbere ni ukubwirwa Yesu wacu, icya kabiri ni ukubwirwa Yesu wapfuye, gatatu ni ukubwirwa Yesu wazutse, kandi ni ukubwirwa Yesu uzagaruka. Ibyo bintu tugomba kubyibanaho tukabwira abantu ko Yesu azagarutse, sifa kwa Mungu, tukabwira abantu n'urupfu rwa Yesu, sifa kwa Mungu. Uko Yesu yazutse afite undi mubiri, niko natwe tuzazurwa dufite undi mubiri udapfa. Pawulo ngo twirinde ko imbaraga zavuye Yesu arizo natwe zizatuzura. Imana ni hafi. Haleluya. Aha niyo nageze ndakoma kati, ariko mbabwire ko Imana yakoresheje imbaraga z'umurengera, bivuzeho bavayo nk'uko Farawo yari yiyongoje kongera kuziza amakati, ariko bagere ku nyanja hari ibintu bibiri ngiye kuvugaho. Ikintu cya mbere cyatumye Imana ibanyuza mu nyanja, icya mbere yagiraga ngo yerekane imbaraga zabo, usomye Bibiliya nyigisha, ariko icya kabiri gikomeye kimwe, ngo Imana yari yarebye mu Egiputa ngibona, haleluya, ngo nta mvi ihari yahambamo bariya bagome batoteje Isiraheli imyaka 430, kuko yari ifite umushiya w'icyo gihe cyose. Ariko muri kinyanja isangamo birenga ibirometero n'iz'amayiro, izo mva iyo mvu ukuntu imeze igiye gufunika abanzi ku buryo nta uzabakurikirana, nta uzabona n'urukweto, nta uzabona n'urwaho, kugira ngo Imana ishire umujinya, yitegura inyanja nk'inzira ku bwoko bwayo, ariko itegura inyanja nk'inzu igiye kurangiza n'abanzi. Sifa kwa Mungu. Noneho ngiragenda ingura kuri ba bantu bose n'ababatunze urutoki, wari uzi ko no kuvuga n'umuntu w'Imana ntacyo agutwaye, n'ibyo zose Imana izirikana ibyandika, ngo n'abandi b'abakobyi, n'abandi babahemeraga, n'abandi babarebaga ibijisho, ngo bose kubera ubwibone bibakoraho, bakurikirana special force, igisirikare gikomeye cya Egiputa. Imana iravuga ati nimugende mbiyerekanireho amaboko yawe, bagende mwumva barateguye imyaka n'imyaka. Imana y'amahoro yari yarafashe inyanja yicoreka n'umuhanda, amazi akajya yigira gutya, ariko ariya mazi yari afite ikintu bita umuhanda Abisirayeli bagomba gucamo. Abisirayeli bageze ku nyanja babona ntabwo bivamo, ariko Imana irababwira ngo nimukomeze mugende. Icyo ni ikintu cyigisha kandi cyane, nubwo ntanzi, ariko Imana niyo kwizera. Ariko dushimira Imana mu byo ducamo harimo n'ubutabazi, kandi ikibazo nihishe ubutabazi, ariko amaboko y'Imana nazo azashwanyuza ikibazo, ubutabazi
nyama Imana irazibahaye ariko irazibatiha. Muzi ikintu cyatumye Imana ibatiha inyama ibahaye ni ibimenyetso n'ibitangaza yari yakoze, ariko imvugo bayigiye bayisabira bagaragaje ko batayizeye. Ibyo yari yakoze byose babitesheje agaciro. Yavuga ati reka nzibahe ariko nanabatihe. Wari uzi ko ushobora kubwira Imana nabi mu masengesho ikazohereza ikagusimburira no mu gihuha? Jye mwitonda mu magambo mubwira igice cy'Abisiraheli basize kubwira Imana ngo batayizeye. Yavuga ati reka nzibahe ariko nzibatiye. Gusa abantu bafite amamodoka ariko Imana ihondaguriramo, gusa abantu bafite amazu ariko Imana ihondaguriramo, ibyo ntibabikubwira, ariko bafite uburyo bakiriye n'Imana. Ariko kuba batunze ntibibabuza kurira, bibabuza kubogoza. Ibateza ibyago mu bisa n'ibisubizo, barakuritika. Hirya gatoya basaba Imana amazi, Imana iravuga ati jya kugira amasaka igiye gukoresha inkoni kuri iki gitara, imvuze kugira amasaka ataragatse, ariko amazi yarabigurisha. Barangije babona amazi bagira ngo baraba muri uko kunywa ngo barongera bari bafite kasoma turi hano ikaba ubundi nitugera mu bwiza bwa gasogi turakora hano amazi ubongera ufukure unyumve. Nitugera hejuru usanganya mushaje nkumbazi yo hirya amazi aravahe. Nitugera sa hirya icumi amazi aravahe. Yirengagiza imbaraga z'Imana zikoze iki? Imana yirengagiza iyo mvugo ifatanwa cyane kandi cyane k'imbaraga igitegeka kugenda inakurikira byitwaye amazi bagomba kunywa. Sifa kwa Mungu. Burya kuko bagenda icyo gitare cyabaga kiri kumwe nabo, kandi icyo gitare cyabaga amazi cyashushanyaga Kristo wabaho. Byandika imigisha yose n'ubuzima bw'abera bucometse muri Kristo Yesu. Aho niho ubuzima bwose buri, kandi uko tugenda uko turara Kristo nuba tuharamawe. Burya no muri dushe muri kumwe, no muri tuwarete muragendana, no mu isoko muri kumwe, no mu rubanza muragendana, no ku ishuri muba muri kumwe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi ari kumwe natwe, ntazagusiga ntazaduhana. Uko icyo gitare cyari gicometsemo amazi bagendaga banywa, niko Yesu arimo buri kimwe cyose itorero rikeneye mu buzima. Nyerizamurire haleluya. Sifa kwa Mungu. Imana ishimwe. Ariko reka ngere hariya twasomye irababwira ngo mbahaye igihugu ariko nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Ati dore amazu azaba meza, imidugudu yayo izaba ihari, inka zizororoka, ihene, inka muzahaga, ariko nimumara kurya mugahaga ntimuzikomanga mu gatuza. Ibivuga kenshi muramenye ntimukikomanga mu gatuza mu rwego nitwe Imana irabivuga ibisubiramo. Abantu barabyemera nk'uko Imana yavuze irasohoza irakibahetse. Bararya baranywa baratungana. Inka ziba nyinshi ziba umurengera, abantu bagira amazu barinze, bagira ikintu bita amasaha kuri Abisiraheli n'abambere kubika ahantu mu butaka hasi kure, bahambayo bibika ikintu bita ubutunzi. Ariko ku butunzi bwiyongere bagenda bicumura ngo Imana yabikoze. Aho kugwiza imbaraga zo kubana n'Imana bagenda bagwiza imbaraga za shitani. Umwisiraheli yareba umuryango we, yareba bene wabo akareba ibintu batunze, ibyo bafite hejuru n'ibyo bafite ikuzimu, akumva ko nta byago nta makuba, akumva ko ndetse nta n'Imana ikeneye mu buzima. Nushaka wiga kajana, wige n'iby'ubumenyi bw'ikirere,
nta buzima uzaba budakeneye Imana. Nushaka uzatunga ibyane, nushaka uzagira amavuta akagihumba gutera yose abo twakwisha imbere aho ukeneye Imana. Nushaka uzasingizwe na rubanda n'ibirwa bakuzina ariko ukeneye Imana. Bisiraheli nikomanga mu gatuza batangira kuzana ibigirwamana bashyira kibegeze bacika mu rusengero bagumye aho ariko bakomeza no gusenga bya bigirwamana Imana itera. Imana barayibangikanya irarerumye irataha irirabuze umuyabo bagukoraga bakomeye baze gukora Imana amashusho irababashe kandi kurengwe wishaba. Imana irakiriye neza ibakishije umubabaro ariko bararenga bibutse ko Imana itaraho bageze ku isuku nyamara bari mu makuru Imana yari Imana. Niko abantu benshi batera abantu bakunda kuramya Imana kubera imisoro. Nicyo gituma rimwe na rimwe Imana yongera kugira ngo irebe ko nibura yagufata kabiri gatatu ariko irabizi ko impamvu nyinshi zigwa mu busubizo. Irabizi ko kwihakana no kuyanga no kwangiza ibyayo biterwa n'ibintu bikoze. Nicyo gituma uzagasanga n'izihaye abantu bishyiramo kondisiyo cyangwa ikemera ko biri gucururizaho kugira ngo ube hafi. Baba muri ubwo buzima babutinda ariko cyari igihe cyo kuramya Imana. Umbwire muri iki gihe umuntu asengera igishoro cya miliyoni ebyiri Imana ikakimwumva yarangiza ntiyizere Imana ikimuhaye akajya no kwa mwana akajya gushaka amazi agateramo ya miliyoni ngo kugira ngo birusheho kugira imbaraga. Umbwire uburyo umuntu Imana ikoresha imbaraga zayo ikamubakira urugo yarangiza mu rugo yubatse akajya kuzana n'aho yayimuka akajya yazana mu rugo ngo arimo asegura umugabo. Umbwire aho Imana ishobora guhereza umuntu akazi ari ibikoze yarangiza ngo akajya mu bapfumu bamuha imiti y'igikundiro ngo kugira ngo shebuja mukundi kandi ari Imana ikoze kandi ibyo bintu yeze. Umbwire abantu basigaye yenda akagenda n'akanono k'ingurube akagenda na moya y'ihene akagenda n'ubushenzi bw'ingurube ngo yambaye imitsingi kandi akabona umutima. Byakabereza kositime n'idubu Imana ikoze isaka no mu mazu aryoshye ya aya wareba kukabaho. Byaratera mu bavuga gutuma umuntu yireba akabona agashaka kwita abantu sinzi iyo bajya tukaba no kubama bagahakana Yesu wabwe ariko ntabwo aba muri adeperi n'abantu kandi abari nabikaho yarangiza kuvuga agahabwa gusaba ngo kugira ngo agire imbaraga nyinshi harya iyi Imana yari yaramuhaye ko ntabishobora bibira abantu babangikanije Imana aho imibiri yabo yarokoye amasasu n'imipanga n'ibintu bibi byarindi byose munsi abantu bajya kwicomeka bakikagira n'imbaraga ku buryo ngo ukumva kubajya kwikuka ikintu cy'uko yakuze imbaraga z'Imana mwahura kugira ngo ubikurimo ahubwo ukajya wumva wakiruka umwuka wera kwikaramu kubera kwicoreka na Satani muravuga ukavuga ati byaba yaratambutse kuko ibikurimo n'ibimurimo ntabwo bihura kandi aba nabo bakaza mu nzu y'Imana. N'abandi bafata impano zo kuririmba bakajya kongeza muri hari n'abandi bafata abana bakajya kubaraguriza kandi byaraturutse ku Mana. Mvuge wiki Yeremiya
bishimye bizeye Uwiteka bafashe ibyiringiro bakabicomeka mu mana bikabagiraho ingaruka nziza. Amen. umuntu akaba yahagarara yivuga urugo rwe avuga ukuntu ruteye
ariko ntabwo yatinze gucuranga, yatinze kuma nubwo yarafite amatungo n'ubutunzi ibyo ntibyamutwaye, yarafite Imana muri we. Abana beza ntiyari yase n'umugore yirataga Imana, ubuzima bwe bwose yaraciye bugufi. Imana ikunda abantu baca bugufi, imitima ica bugufi ntabwo izabisuzugura. Kwishyira hejuru ni ikimenyetso cyo kwerekana Satani, kuko Satani nicyo cyamumanuye. Iyo umurokore yishyira hejuru, Imana biyibutsa Satani n'imikorere, kabone n'ubwo waririmba neza ukabwiriza neza wishyira hejuru, uba uri umukozi wa Satani. Ari kuwicisha bugufi. Imana ikomeze ababyumva n'umuvuge amen. Haleluya. Kuko guca bugufi bituma Imana igira imbaraga zikakuzamuza amaboko yayo. Ariko iyo wizamura wowe leta inamagurikaga ushoboye, Imana ntabwo ikunda abayiryaho, ntacyo bayirusha, ntabwo ikunda abayakura icyubahiro gikiyimiza kucyishakira. Sifa kwa Mungu. Tugiye gusenga Imana. Arabiza ngo yemwe bagabo batwara mwese n'abagore babo, ati burya Imana yacishije bugufi narabishije, imyaka 7 ntawagendeye, ariko Imana yagabiye ibyatsi ndiho. Imyaka 7 ntawanzaniye amazi, ariko nawe amazi ari mu bisuruba, ariko ndiho. Imyaka 7 ntawanzaniye akabatera mu miyorose n'ikiringiti, narajyagiwe, ariko ndiho. Imana yarindiye no mu nkoni sinapfa. Imana itaratsinze mu ishyamba ngo intare zishwanyaguze. Imana itaratsinze mu ishyamba ngo idubu zinge, intare zinkorera ibyo bishaka n'ingwe, ikamuzanya nabyo ariko bikandinya, bikabona n'inyamaswa iri hejuru yazo. Imana ikandikira, imenye neza ko ariyo Mana nyamana. Ingoma zose zizarangira, ariko icyo nasobanukiwe babwira, ingoma yayo izahoraho iteka ryose. Abandi bantu bose tuzapfa, ariko Imana ntabwo ipfa. Bavuga akajambo hepfo nakundira, bavuga ngo kandi Imana ntabayikoma mu nkokora, ikora uko ishaka, ntabayikoma mu nkokora. Iyo twicaye imbere ntabayikoma mu nkokora, yaje muri iri teraniro ntabayikoma mu nkokora, yaje kugabura ntabayikoma mu nkokora, yaje kwandika ntabayikoma mu nkokora, yaje kwirukana n'ibindi bitega ntabayikoma mu nkokora, yaje guhindura amateka y'abera ntabayikoma mu nkokora, yaje guhana bishyira hejuru, yaje kwemeza abantu ntabayikora hejuru. Ikora uko ishaka mu ngabo zo mu isi no mu ijuru, irihagije, yakugenderera nijoro, yakugenderera mu manywa, yaguha icyo ishaka, yabigenza uko abahanzi bakabiye bahuma, kuko byavuzwe n'Uwiteka bikabigufumbatiza. Ntawayikoma mu nkokora, nta murozi yirusha amaboko, nta mutubu yishyuwe amaboko, nta munyabwenge yirusha amaboko, nta bwenge, nta mwana, nta buhanga bizarogo y'Uwiteka, nta cyubahiro kiri hejuru y'Uwiteka. Imana y'amaboko menshi ikugenderera n'urugo rwawe, idakumirwa n'abantu, yongere ikugenderere, idakoma mu nkokora, yongere dusure, idakoma mu nkokora, ihindura ibyanze guhinduka. Nebukadineza yarayivuze, uko yayivuze bikwiye. Ababyumva nimuzamure haleluya. Herode yikomanga mu gatuza, ari muri disukura, abantu baramwogeza ati haha, ati turumva atari umwami uvuze ahubwo ni Imana. Imana tasiti reka mbere bagiye kubona ku ntebe manifeste yari aho ngaho zari n'izigira muci. Ubundi mu mateka basomye Bibiliya nta ciyo nta bushingo, kandi umuntu iyo apfuye ikintu gitinda mwumva bamushyize mu imifupa amagufa, ariko n'Imana imbaraga zayo zahinduye amagufi. Wowe wakurikiye wakurikira iki? Bajya gushinga abakinguri, ntiyari umwami w'abami. Iyi Imana ntabwo ikinigera kandi ifitiye wowe
yakugira ugushaka biracyafite amaboko ngaruke ariko aravuga ngo hari umuntu wizera Uwiteka akamubwira ibyiringiro bavuga ngo ubu ameze nk'igiti cyari hafi y'amazi icyo giti gishorera imizi mu migezi aravuga ati ubuzima bw'icyo giti ntabwo gishobora kuzareka kwera imbuto ikindi ntabwo kizatinya umwaka wacanamo amapfa bivuga ngo icyo giti ni umukristo ni umuntu w'Imana wafashe ubuzima bwe akabushyira mu Mana akavana amaso ku by'isi agahaga amaso Imana yaba atunze byinshi cyangwa bike akareba Imana y'amahoro ibyo afite ntabyibone ahubwo akira ati Imana itarangiye akabireba nk'ibitariho agafata Yesu nk'umutungo wimukanwa akareba uburyo aryama wenyine yambaye imodoka iri ku irembo akareba uburyo ajya mu bitaro ari ukubiri n'amafaranga Yesu akamusanga mu bitaro Yesu akabana nawe mu gicucu cy'urupfu akamusura imodoka itabikora amafaranga atabikora akareba ibyo bitari akabitesha agaciro akavuga ngo nafatanye n'Imana kuko ibintu byose ntacyo byamarira ariko iyi Imana yandengera aho amafaranga atandengera n'imiryango aho amashuri atandokora iyi Imana yandokora aho bene bamwe batakugira iyi Imana yakugira aho uraga utakora iyi Imana yankorera aho itorero ritagira icyo rimara iyi Imana ifite imbaraga mbega umuntu uteco wiringiye Imana ameze nk'igiti muyandi magambo ni igiti gitewe mu mugezi uyu mugezi reka mitima y'Imana ni isoko y'ubuzima bw'abayizera Imana niyo gakiza kacu ni imbaraga z'abayiringira bose kandi mu Mana hari amazi yo kwegura iki giti no mu gihe cy'amapfa iki giti kirakura mu gihe cy'indwara iki giti gikurura amavuta gikiza indwara mu gihe cyo gukorwa n'isoni iki giti gikurura amazi akirinda gukorwa n'isoni mu gihe cy'ibitera ubwoba iki giti cyambika ubudahangarwa na wa mugezi giteyemo kandi mbabwire iki giti aho giteweho gicometse ni mu Mana iri hejuru y'ibitenge iri hejuru ya nyabingi iri hejuru y'amazi iri hejuru y'ibiti iri hejuru y'ibitego iri hejuru y'ubukene iri hejuru y'imibabaro ibyo byose Imana irabitegeka aho ugeze uri uvoma amazi ibuka amazi wavomye wagiye gusoma ibuka amazi wavomye cyane abana byaraniranye ibuka amazi yakurengeye cyane arizo mbaraga z'Imana zagutabaye ibuka amazi yakoze byawe nuko waba ucometse hahandi aho wavomye komeza ukomeje haracyari amazi haracyari amazi ndaguhanuriye haracyari amazi ndaguhanuriye haracyari amazi torome aho twicometse tukambara kuza umwuka we akaduha imbaraga zinesha isi tukambara kabiri ibyaha bitatwokama ongera usubireyo haracyari amazi haracyari amazi haracyari amazi haracyari amazi yewe banditse amazi ntiyashizeyo kuko isoko irahari wumva wamwisiwe ongera umanuka uvome wigira ubwoba Yesu ari ku ngoma Dawidi yaravuze ngo Uwiteka ari ku ngoma ibyaremwe byose nimwishime mwishime ntabwo yashyizeho n'amatora ngo Mana yayo irangire uko yagira kera uyu munsi ni kuki yahaye Abisirayeli amazi niyo duhagaze imbere iyo bakijije amazi y'Imana akurura niyo twicaye imbere hari amazi hari amazi hari amazi akuzanira ubuzima hari amazi akugongera aho utuye hari amazi akubakira urugo hari amazi akurinda gukorwa n'isoni
hazaba amahoro masa. Turi amahoro kubera ko twiringiye Imana idapfa. Turi amahoro kuko twiringiye Imana idasinzira. Twebwe turasinzira ariko Shadari ntabwo asinzira. Twebwe turapfa ariko biringiye Imana ntabwo ipfa. No mu rupfu turajyana. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Bibiliya itubwira ngo biringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uyu musozi uhoraho iteka nk'uko imisozi yose ya Yerusalemu niko Uwiteka agutabanuye uhereye no mu kagezi iteka ryose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aya mazi yo mu Mana atumajije kabiri. Abantu begeze batwiyogoza ngo badufashe baraduhembera, ariko Imana itubera isoko. Amasoko y'abantu yarakamye, aya bamama yarakamye ntibakitwitaho n'abadata, ariko dukomeje kumera ku isoko y'Imana itagaragara. Imana ishimwe. Nicyo gituma ubuzima bwayo bucana abantu, ariko reka bubacane ucometse mu Mana kandi ubikora ntabwo bigirira abantu. Inama igoye mu bane niwo mizi igomba kukurishaho. Ubuzima bw'abaturage Imana yawe irahari, yakoze bya bindi niyo kwizera. Ibisigaye igomba kubikora. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ababyumva nimuzamure haleluya. Ariko hano muri iri teraniro wegeze uvoma amazi yari guseka kandi aya mazi akaba amumajije igihe kingana iki. Aya mazi akaba amurengeje iminsi. Aya mazi akaba amurengeje ibikombe by'abatayo. Aya mazi akaba yaramukuye mu bwato. Aya mazi akaba yaramugize umuntu. Aya mazi akaba yaramugize uw'agaciro. Hari umuntu wegeze bagusoma aho ngaho ubikuriye ubyumvise wegeze uvoma aho mu isoko. Ariyo mpamvu isumba zose ari masoko y'isi byaranze. Aya bamuyomba byaranze, aya bene wabo byaranze, aya inshuti byarabananiye. Mu gihanga ahaguruka azamure haleluya. Ntuzimuka, ongera uzamure iya kabiri, ongera uzamure iya gatatu, ongera uzamure iya kane, ongera uzamure iya gatanu, ongera uzamure iya gatandatu, ongera uzamure iya karindwi, ongera uzamure iya munani, ongera uzamure iya cyenda, ongera uzamure iya cumi. Reka